Yes, nimenya vuba TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Uyu munsi tugiye muri ka gace kahariwe ubuzima. Ese ibimenyetso 10 bigaragaza yuko umugore yamaze gusama ni ibihe? Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye, aho 10 in 1 ndetse na strong life medicine tubagezaho imiti ibigiye itandukanye. Uramutse rero dukeneye wahamagara kuri 0783868682. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya uguma ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Iyo umugore atwite agira ibimenyetso bigaragaza ko atwite, ariko buri nda igira uko ifata umugore, kandi ibimenyetso by'uko umugore atwite biba bitandukanye kuko n'abagore batandukanye. Nyamara ariko hari ibimenyetso rusange bishobora kukwereka ko waba utwite. Ukimara rero kubibona cyangwa ukeka ko waba warasamye, ni byiza kwipimisha ngo umenye uko ugomba kwitwara, nko kuba wahagarika imwe mu myitwarire yakugwa nabi, nko kunywa itabi, inzoga n'ibindi biyobyabwenge, cyangwa indyo itajyanye n'uko umerewe. Ibyo bimenyetso rero tugiye guhera ku kimenyetso cya mbere: kutabona imihango mu gihe usanzwe uyiboneramo. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma utabona imihango mu gihe wateganyaga. Zimwe muri izo mpamvu ni guhangayika, kwiyongera kw'ibiro, gusiba, kunywa imiti iringaniza imbyaro n'izindi. Nubwo izo ari zimwe mu mpamvu zishobora gutuma utabona imihango, akenshi ni byiza no gutekereza ko waba warasamye mu gihe utabonye imihango. Icya kabiri, ubworohe cyangwa uburibwe bw'amabere. Iyo umugore akimara gusama, akenshi amabere aroroha kandi akamubabaza nk'igisebe, akajya yumva rimeze nk'igisebe. Icya gatatu, kugira isesemi. Abagore benshi bakunze kugira isesemi nyuma yo gusama. Nubona utangiye kugira isesemi nta mpamvu, mu gitondo cyangwa mu kindi gice cy'umunsi cyangwa se mu gihe runaka, uzakeke ko wamaze gusama. Icya kane, kumva umunaniro udasanzwe. Abagore benshi bumva umunaniro nyuma yo gusama no mu gihe cyose batwite. Ni ikimenyetso cyo gusama kuko umubiri uba uhinduye gahunda. Nubwo intege zishobora kwiyongera mu gihembwe cya gatatu cyo gutwita, mu minsi ya mbere rwose umugore aba ananiwe ku buryo bugaragara. Icya gatanu, kunyaragura. Mu minsi ya mbere yo gusama, nyababyeyi yiyongera ubunini, amazi akaba menshi mu mubiri, mu gihe umubiri urimo kwitegura ikura ry'umwana muri wo. Ibi biro byose bitsikamira uruhago hamwe n'aya mazi menshi mu mubiri, bigatuma ukenera kunyara kenshi. Nubona rero ukenera kunyara kenshi kandi nta mpamvu zigaragara, uzakeke ko byamaze kurangira cyangwa se wamaze gusama. Icya gatandatu, guhumurirwa no guhurwa. Abantu benshi barahumurirwa, ariko umugore utwite agira akarusho, ashobora no guhumurirwa n'ibyo undi muntu adashobora guhumurirwa. Usanga kandi ibiryo byashimishaga umugore mbere yo gusama hari ubwo abihurwa akabyanga. Niba wakundaga imyumbati, ubu niba uyibona ukenda kuruka, ushobora kuba warasamye. Hari n'abagore nyuma yo gusama bifuza kurya ibitaribwa nk'umurayi, ibitaka, amatafari n'ibindi byinshi. Icya karindwi, imihindukire mu myitwarire cyangwa se imihindagurikire mu myitwarire mu gihe cyose cy'inda, ariko cyane cyane mu ntangiriro zo gutwita. Imisemburo ibiri hejuru. Gutwita ni umurimo ukomeye umubiri wawe uba urwanira gutunganya neza. Niyo mpamvu havuka intambara mu mubiri. Iyo urimo urahangana n'icyo kibazo, usanga umugore ukimara gusama ashobora guseka, akarira, agasakuza, byose mu gihe kimwe. Si uko aba ari umusazi, nuko ariho umubiri uba ugeze. Icya munani, gucika umugongo. Nubwo abagore benshi bakunze gucika umugongo igihe gito mbere y'imihango, umugore ukimara gusama ashobora kumva aribwa n'umugongo bidakira. Umuti ni ukwikanda.
icya cyenda, kuribwa umutwe. Abagore benshi nyuma yo gusama bumva bariwe umutwe kubera imihindukire mu misemburo y'umubiri, ariko iyo umutwe ukurya wafata n'imiti yo kukorohereza ntihagire igihinduka. Hari ubwo biba biterwa nuko uba wasamye. Icyanyuma ni gushyuha k'umubiri cyangwa se ubushyuhe mu mubiri. Abagore bamaze gusama usanga bafite ubushyuhe bw'umubiri buri hejuru, baba bifuza ko ababateye inda babakorera cyangwa se babakorera imibonano kugira ngo babashe kumva ubwo bushyuhe bugabanutse. Ni muri ka gace rero kahariwe ubuzima Menya Vuba TV rero twarabiyemeje, twababwiye yuko tuzajya tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, haba mu buzima, politike, imyidagaduro n'ibindi byinshi. Rero niba wabonye ibyo bimenyetso, jya umenya yuko wamaze gusama cyangwa se watewe inda. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no ku nzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya uguma ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Ni Menya Vuba TV, ngo ciao ciao, reka tubonane ubutaha. Muhorana na Bukarifu. Bye bye bye.